Ndi Papa Sava. Njyewe namenye ko mu byo amaze kurambirwa n'ibyo ngibyo amaze kubirambirwa. Nk'ubu ngiye kuki Imana itampaye kugira urushako rwiza nk'abana. Ariko Mana, ujye umenya yuko ariko bizagera igihe bikarangira. Ntabwo ari uku nguku bizahora. Ntabwo nzajya nirwa mbabazwa wagira ngo njye ntacuma. Mama Sava. Ese ubundi warambaza iki? Umunabi. Reka umunabi se hejuru yuko mbabara cyane Papa Sava ntukomeze no kunsembura ntunzamurire isukari. None se Mama Sava. Ako ubundi wowe urambaza iki? Ntabwo nakwiya. Nyine kwa kamoteri kari kagize kanyenyerekeje akariro waje tuganira. Papa Sava ndagira ngo unyumve neza. Bumve kandi ikintu ngiye kukubwira. Ariko se nkumve neza kandi ubwo ngubwo niba ugiye kuvuga amagambo menshi ubwo noneho urumva moteri indege iri buhindite. Ngo indege iri buhindite. Papa Sava ndakwiyamye n'ikindi gihe ndakwiyamye. Ntabwo imyaka mfite ari yo gucunaguzwa. Injira biraje sohoka biragiye, injira biraje sohoka biragiye. Uranyumva neza? Ntabwo imyaka mfite ari yo gukinishwa imikino. Nese njye nigeze nkubwira ngo sohoka biragiye ko bari uba wivumbuye ukagenda kandi wenda hari igihe. Nivumbuye se ko ninjira ukoze iki? Aho wahereye biza wakoze iki? Kuro kwiruka ubwo wandenganye nanjye ko atari njye ni njye nyiri ikibazo se ni njye ngo ninde nyiri ikibazo se? Ninde hano uri kugitura? Ngo nanjye narashatse. None se nyine ko mu bikunyu nyine numvishe akariro kari kunyenyeretsa nyine waje tukagafatirana. Papa Sava biraje tugende. Nyine wakaje tukareba ko bikunda nyine neza bigaca. Yemwe we. Papa Sava mwiriwe. Yemwe Papa Sava. Yemwe na dato ntaba hari se. Gahori. Papa Sava. Bisemye byo ko numva biri kunuka nk'ibyashimye. Ntabariga. Papa Sava. Yemwera ashiririje bibereye muri mama wararaye. Mama we. Jamura ry'amakara. Ese ubundi we ninde wagwa kuboyi hano? Urandondera urugo uhatswe hano wowe. Oya Mama Sava bose nagingeza ahangaha ndasuhuza rikata. Noneho mbona inkono yashiririye. Mama Sava unagira mu rugo rwawe nawe naba nafite ubwenge kuko nkagenda ntatabaye ibyo biri gushirira koko sindi umwana. Nuko witanze wakoze. Ya nukuri. None uragenzwa n'iki hano? Ariko ko mbona ufite umunabi. Ibyo ntabwo bikureba bavuga ikikugenza ubu gifata usoko ugende. Ubwo rwa serara yeriraho mu nzu ningije gutura umujinya. Hatu wampa amahoro cyangwa nawe urashaka ko ngutura umujinya mvuga? Aha nacecetse nyakubyara nacecetse nyaguheka nta munabi rwose nta munabi nifuza mu muryango wawe. Yego ye. Ahubwo nge narinje ahangaha nje kureba Papa Sava nje gutwara akabido kari ahangaha yazanye mu rwagwa ariko nabanje no kumuhamagara ndamubwira inti ndaza kugatwara. Ntabwo muhamagara araho mu nzaza akaguhereza.
muhamagare nk'uko wampamagaraga. bose ndahamagara umugabo wawe koko wamumpamagariye ko ari we mwari kumwe ukamubwira akaza ko mukeneye. Papa sava ako papa sava iyo nabira kabiri ntabwo unyumva. Niki zara kabido kabandi baragakeneye hato Imana aragashaka. Umugabo wawe arabira koko hato nakubwiye ngo ntunyicirire mu buzima. Yewe kabyaraho karamagira. Ibiraha ntabwo bikureba fata kabido utahe ungabanyeho amagambo. Ose mama sava mbona iyo shiko rufite hato wampamahoro umuntu aba yabyutse yifite ibibazo byiwe ntabwo nshaka kunyongerera ibibazo sibyo mama we ntukomeze kumbwira amagambo ahubwo Imana igufashe ndabona wataye umutwe itoragura umutwe aho watakaye utereka hakwiye kuko ndabona umutwe uzaguteranya n'inshuti n'abavandimwe. Ese iyo umuntu afite ibibazo bituma agirana ikibazo n'inshuti n'abavandimwe koko. Yesu wundi washinzwe iki hano ko numva wigize umuntu uje ngo gukemura ibibazo aha ngaha urumva uje gukora iki hano? Icumura nta kibazo ufite ako wa mugabo uba muzima nta kibazo cyo mu mutwe ufite. Ariko se nkugize papa sava nta kibazo ufite cyo mu mutwe ko nitabye ngo numve icyo mwanshakiraga nk'ubwo uranyuka inabi nkugize ngo wumve icyo bagushakiraga. Uri televiziyo se ngo wabuze sinyari, uri televiziyo wabuze abonuma, uri telefone wabuze rezo, uramabuye yashizemo. Papa sava untesha umutwe mu byo ngo uhamagare ndakubwira ngo uza kurata ku kadigi kawe n'aya matako yawe hano. Nyamuneka nkubwira ngo usana kabido zirangwa mama we nta mahane mfite n'intumwa. Gabanya amagambo hano ibyo bikureba. Ni izina ry'Imana yego ko mama sava ngiye uko ubizi koko hari umwanzi wagutera turutse iwanjye yamaze oya humura namenya se ubundi bivaye ariko si ku mwarimu banye neza kunzi ko nta hato nakubwiye ngo ungabanyeho amagambo oya ariko nta mahane mfite. Saka bidusha kureba nta kabido rwose cece kanga abagwa kabidugenda narucina Ese mama sava ko cyaka kabido bundi muwa mutakunyugushe uvuze pasava ngari amajerekani harimo n'amazi ndatekereza mu byakunaniye gucugusa ntabwo gucugusa amazi mu kabido biri kunanira. Genda ufata amazi ushyira mu cugusa utanga akabido kandi bagenda. Gorata nanjye nkabicenga papa sava nkabicenga ratabona murazimiza yamwe yambaye igitenge hasi hejuru wapi nawe wambaye isengeri n'agakabutura ko mu biganiro naho ubundi nikuzi papa sava ibyo byakuna ndi kumva ngo byakuna ariko ubundi ntumaze iminsi urwaye. ese ubu ngubu bw'imiti yari yanshiramo none se mama sava ubuse uragira ngo papa sava ari ujya gukumuvura koko uzakubwe nande se ubuse umusave wari wanuka kuvuga ni ibiki ko arya se nk'uwicariye umwobora Tumbarize rata nawe wa mugabo we. Nana igikonkwane mbese nta kumubaza ibindi ashinzwe kurya no kunywa imiti no kwica. Rata wumva ibyo bintu avuga ngo no kurya atungi. Yego papa sava. Urabona iriya miti bamaye. Barambwiye bati byunywa ni buri gikoma cyinshi. Urumva? None urangiza kunywa igikoma cyinshi unywa ibya mu gitondo ibinini bya mu gitondo. Noneho saa sita nabwo urye ibiryo byinshi. Numara kurya ibiryo byinshi unywa ibinini byari bya saa sita. Unaryama nasinzire cyane. Noneho nijoro bati nabwo urya ibiryo byinshi. Unywa ibinini byari bya nijoro uryame uruhuke. None uyu nguyu urumva abona amajije kurya akavuga ati nubundi ushoboye kurya. Urumva genda afata imisave oza umuvure cugusa gira gute nkamubwira nta kabaraga ntabwo akaboko gakora neza. Urumva akavuga ati ibiryo byose uri biririye icyo abandi ntabwo bagiye kwikorera imizigo abandi ntibari kugikwa abandi ntibari kuki ntabwo bakivaho hanyuma bakoza n'uwo muvure bakenga bakazana noneho ngo ubunuze ubukamuzo ngo bagakamura ngo igikatsi ngo iki akamurutura n'ubu rero amurutuye mu kanya. Urumva amurutuye anjyana hariya none akamoteri gasa n'agashatse kwaka. So waruje kumura ndavuga ubwa mbere ukimara gutereka w'isafuriya ntabwo arambwiye ngo ko mbyutse ngo ndangije kunywa igikoma ngo ndi mu biki mu nzu ugahita uza
ugahita ugira ubwatarara ku ntuza nyine kuri moto noneho moto yanga kwaka nyine nawe abanshikuza wagira ngo nuza ni cya kinuza cy'abantu batwara imizigo bapakiye bakacyuzuzaho urutuza papa sava wivunika nabyumvise reka rero mbagira inama dore murabona imisatsi imbanyuye icyo gikorwa rero ni igikorwa kibaho abantu bishimye banezerewe kwishima rata hakabona umwanya mwanatemberana mugafata ako kaji cyangwa se akabyeri kuba gashoboye ako kaburusheti sibyo mama sava ubuse koko none se urakomeza gukurura umuntu kandi atarakira erega ni uruturi ibaze ubuse arwaye diyabete yabishobora ubuse arwaye umusonga yabishobora reka banze amare gukira nawe wihangane ese kuzi ko mwasezeranye kuzatandukanwa n'urupfu ubwo byanze uzi niyo byakwanga burundu none se wenda byo simbi bifurije ntibikabeho we mufate neza umurwaze namara gukira ahubwo se azagicugusa ahubwo ntazakimura papa sava mereza nigende musigare mu biganiro mufite akandi kagwa se ntushure rero nawe nyine urumva ibibazo biba bihari ariko si wowe none no gucugusa byakunaniye urashaka kujya kugutomereza umva ngubwire papa sava inzoga nimbi kumwataka urumva bagukubita ikarita itukura uracenga wajya gutera ukagwa akanigendere musigare mu biganiro aho bataye nyuma ya huye ako si biki wowe numvise ra wumvise bavuze iki se ntabwo bavuze ngo uve ku nzoga